ndashaka kuvuga imyiteguro 7 y'agakiza Imana yashizeho. Reka mbabwire difference entre marayika w'umwami n'abandi ba marayika bakerubi n'abaserafi. Tandukaniro ni decision. Umva neza, reka nkubwira amakuru. Ni wewe nahisemo kuzaza gucungura ubwoko. Humura n'uyu munsi ushira ubwoba. Imana ibane namwe mwitangiro ry'umwaka no mwisoza. Ndabifuriza Noel nziza, ndabifuriza kugubwa neza, yongera kubonekere, wongera umubona atari mu ruhongore. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga gusenga everyday, umurongo hamwe ukuri utugunyuraho ijambo ry'Imana. Senga uzanesha. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu misozo muri kumwe nanje Manirakiza Edouard, abari mu Rwanda, Shalom abari mu Burundi, Shalom abari muri Afrika mwese mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge n'ikinyabwisha. Turakunda ni gusenga everyday, ni gusenga buri munsi. Nusenga uzaneshe, ko no gusenga uzaneshwa. Abari ku mugabane w'Uburayi mu kwihana ibiganiro byacu turabasubije tubabwira ngo Imana ibaho umugisha. Abari ku mugabane wa Aziya mu kwihana ibiganiro byacu Imana ibaho umugisha. Abari ku mugabane wa Amerika mu kwihana ibiganiro byacu Imana ibahe umugisha. Ku mugabane wa Oceania mu kwihana ibiganiro byacu Imana ibahe umugisha. Kuko muri kamera za gusenga turi kumwe n'umukozi w'Imana. Uraho umukozi w'Imana? Turaho namwe muraho? Nawe turashima Imana. Yego. Mwatangira mwibwira abantu kuki gusenga everyday? Murakoze cyane. Nitwa Mushumba cyangwa se Pasteur Mutima Jonathan, yo mazina yanje. Ego Mushumba, mwatangiye musenga Imana? Ndagira ngo reka dusenge. Uhoraho Mana yacu, tugushimiye igitondo cy'umugisha duhaye uyu munsi. Tugushimiye ubuntu bwawe butangaje buruta uko bwamenywa nuko bwatekerezwa, kandi tugushimiye ko turi imbere yawe n'imbere y'imbaga y'abantu benshi. Kandi tugushimiye ijambo ryawe ryaremye isi, ngo washize hejuru ijambo ryawe rurutisha izina ryawe. Ijambo warihaye agaciro kuruta izina ryawe. Reka bagiye kutwumva uyu mwanya n'igihe cyose bazumva ubu butumwa buzabagirira umumaro. Urakoze kubana natwe, ni kubwa Yesu Kristo mwami, amen. Mushumba niki wateguriye uyu munsi? Ndagira ngo uyu munsi turaganira cyane ko hari ibintu abateologi bavuga bibiri by'ingenzi. Kimwe bavuga ko ubutumwa bwose bukwiriye kuba buri Christocentrique de message. Christocentrique de message bisobanura iki? Ubutumwa bwose Kristo agomba kuba ari hagati. Wakora ubutumwa bwose budafite Kristo ni nkaho bapfuye. Icya kabiri bavuga ikindi kintu cyitwa kujanisha n'igihe. Contextualisation des messages. Contextualisation des messages bivuga iki? Ukavuga ibijyanye nanone n'igihe. Nk'abantu bari mu magume, bari mu gahinda, ubabigisha ibyo. Ariko cyane rero kujanisha, turaza kuvuga ibyo kuvuka ku mwami Yesu. Kandi ni nacyo gihe turimo, n'igihe turimo muribuka ko tufite Noel kuwa 4. Reka uyu munsi turaza kuganira kuri ibyo. Iyo usomye muri Luka ibice 2, n'amakuru avuga itegeko ryavuye ku mwami Kaisari Auguste. Uraza kuhasoma ngo abantu bose baze kwiyandikisha, kandi na Mariya nawe ajayo na Yosefu. Aho niho Yesu yavukiye. Ayo makuru turaza kuyiga, ariko na mbere ko twiga ayo makuru hari ibyo tuza kuganira bivuga imyiteguro y'agakiza. Imana ni strategie y'igitangaza. Imana zikora nimba abantu bakora iteganyamigambi. Ijuru ryakoze iteganyamigambi ava. Aka gakiza karateguwe de façon que kadasobora gusubira inyuma. Agakiza karateguwe mu buryo katashobora kurata, kuko Imana yagateganije kera, cyane ko Imana ari omniscient.
izi byose ndashaka kuvuga imyiteguro 7 y'agakiza Imana yashizeho yitwa mu Giswahili maandalio ya wokovu, maandalio, imyiteguro y'agakiza. Mbere yuko Yesu avuka imyaka myinshi Imana yateguye agakiza kugira ngo kadazabona inkomyi, katazabona obstacle. Imana yateguye agakiza gakomeye. Amen. Amen. Icyambere Imana yateguye, yazanye ubutegetsi bumwe mu isi yose, umoja wa utawala ulimwenguni mzima. Kandi ibyo byose byakozwe na leta, byari muri leta, ariko bishaka kuvuga kugira ngo naissance izihutishe, message ya naissance izihutishwe. Isi yose murabizi ko yigeze kuyoborwa n'igihugu kimwe, Roma. Iyo umoja wa utawala, ubumwe, Pax Romani, amahoro y'Umuroma, icyo gihe nta kindi byateguraga, byaravuga ngo Yesu naza bizihuta kuko bizatangirira, bizaba isi yose zaba ari imwe. Icya kabiri ni urugendo rumwe, nta bariyeri, nta gasutamo, nta douane. Isi yose yigeze kuba, nicyo gituma bavuga ngo inzira zose zije Roma, nuko nta obstacle, nta guhagarara, nta bariyeri, nta kugera kuri bariyeri. Isi yigeze kuba nta bariyeri, ubutegetsi bwose tous les chemins na Rome. Ibyo byose ngira ngo byari binateganijwe Yesu ko navuka agahunga ntahazahagarara. Igisi yose yigeze kuba hari amahoro y'urugendo, umoja wa usafiri. Icya kabiri, icya gatatu ni igitangaza, isi yose yigeze kuvuga ururimi rumwe, isi yose yigeze kuvuga ikigiriki, ni ikigiriki. Icyakurikira kandi icyo kwari ukugira ngo bifacilite la propagation de l'évangile, kugira ngo isi yose nibavuga kuvuga kwa Yesu abantu bazabyumve. Isi yigeze kugira ururimi rumwe, nta morkarimani, nta interprete. Ibyo byose ça facilite la naissance. Icya kabiri, icya kane kandi nacyo mu miteguro y'agakiza, nuko isi yose yigeze kugira Bibiliya imwe. Bibiliya yitwa Septagint, la Septante. Iyo Bibiliya yabayeho kandi nta kindi yari ikeneye, yari ikeneye ko abantu nibabwiriza ubutumwa bazumve, nta interprete. Ibyo ndimo mvuga ni imyiteguro y'agakiza. Ibyo byabaye kera kandi Imana igakoresha abaturage n'abami. Bibiliya ivuga ngo iziyobora ikiganza cy'umuyobozi ngo kuko amazi atemba mu migende. Urebe kuntu ikabikoresha abantu, ubona abantu bakora ibintu ariko batazi icyo bakora, ariko harimo gahunda y'Imana. Isi yose yigeze kugira Bibiliya imwe, la Septante. Ikindi ni igitangaza, Abayahudi Baheburayo bari barazerereye mu isi yose, ariko bari bakibuka ibintu byose bategereje. Bari bategereje ikintu cy'impinduka. Bari bategereje Mesiya. Ntabwo babyibagiwe. Abari mu mahanga yose bari batanije ku isi yose, walikuwa na hamu ya kumungoja Mesiya. Bari bakimutegereje, nubwo bamwe batabimenye, ariko abandi babimenye. Simiyoni ngo sezerera umugaragu wawe. Bari bategereje ko Yesu azaza, kandi bari bagitegereje mabudu, uburyo bwo gusengera yabo. Nubwo bari mu mahanga, ntibari bararetse idini yabo yo gutegereza Mesiya. Ibyo byose nicyo gituma bavuze ngo igihe cy'umwami Kaisari habe n'iriya resansema yari prevu ko ariho hazavukira Mesiya. Ndagira ngo icyo nshaka kuvuga uyu munsi unumve neza, abantu iyo bumva kuvuga kwa Yesu bagira ngo niyo debi. Yesu ni mwazamani, Yesu ni wazamani, ni mukuru nyiribihe. Ntabwo reka mbabwire, ndashaka kubabwira Yesu yabayeho ryari. Muri Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere biravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana. Nta kintu cyose byaba ari mankema grave kwa bari ubuyobe gufata Yesu nkaho yabayeho mu gihe cyo kuvuka kwe. Ndashaka abakristo bacu mumenye ko yabayeho byose bitarabaho. Imisozi n'udusozi n'imigezi, korari erayo mu Gatenga ivuga ngo yaremye udusozi n'imisozi, uwo ni Yesu. Muri Proverbe 8:20 cyangwa se Imigani 8:20 haravuga ngo yari kumwe na se nk'umukozi w'umuhanga. Niwe waremye ibi byose tubona, ni Yesu. Nuwa kera umunsi umwe yigeze kwikatana Abayuda babwira ibintu bikomeye. Baravuga ati yararimwe hejuru, avuga hejuru y'umutsima wamanutse uva mu ijuru nk'abantu ubugingo. Aravuga ati umutsima wanje mbaha abawurya. None baravuga turaruta sokuruza Ibrahimu. Aravuga ati Ibrahimu ni umujene kuri nje. Ibrahimu atarabaho nari mpari. Yesu ni mwazamani, Yesu ni uwa kera. Yesu yabayeho byose bitarabaho.
Yesu niwe waremye ibintu byose. Yesu yabanye na Ibrahimu. Ndashaka kubabwira ahantu henshi Yesu yakoze ataraza kuvuka, kandi hakora nk'umwami, hakora nk'Imana. Yesu niwe watanze Isaka. Yesu Ibrahimu afite imyaka 100, umugore we afite imyaka 90, basuwe n'umushitsi urimo marayika wa Bwana. Aho uzasanga ngo marayika w'umwami azaba ari Yesu. Icyo gihe Yesu yakoraga muri figure des hommes, akagenda nk'umuntu, akakirwa karya. Yesu niwe wari kwa Ibrahimu. Yesu niwe watanze isezerano rya Isaka, kandi rirasohora. Yaravuze ngo igihe nk'iki nikigaruka nzongera ngaruke, kandi umukecuru azaba yafite umwana. Uwo ni uzusezeranya kandi agasohora, ni Yesu. Ntabwo ari wo kuvuka kwe. Ntabwo nshaka gutinda mu kuvuka kwe, ayo mateka tuzayumva. Ariko uyu munsi reka tuvuge ubumana bwa Yesu mbere yo kuvuka kwe. Yesu niwe wagiye i Sodoma. Yesu niwe wasohoye Loti Sodoma. Yesu niwe watwise Sodoma. Amaze kurokora Loti n'abakobwa be, hanyuma yohereza umuriro utwika Sodoma. Nta wundi wabikoze, ni Yesu. Haleluya, amen. Reka mbabwire Yesu afite ubushobozi. Reka mbabwire Yesu ni mwiza. Yesu niwe wabonekeye Hagari, umugore wa Ibrahimu inshoreke. Yesu akunda n'abantu bataramwemera, b'abanyamahanga inshoreke. Ariko arayibwira ati ndabizi kurira, kandi Yesu adasanga barira. Aramubwira ati subirayo wemera iyo sanction. Ariko kandi Yesu niwe wongeye kubonekera Sarai, Hagari afite umwana, agiye kwiyahura babaye. Amwereka iriba, aramubwira ngo hariya hari iriba, dore iriba. Kandi amusezeranya ati ariko nawe nzakugira ubwoko bukomeye. Izi nizo ntambara mubona muri biriya bihugu. Harimo promesse. Nta wundi watanze imbaraga, nta wundi watumye buriya bwoko bukomera, ni Yesu. Amen, amen. Uyu Yesu nari mvuze ko yabonekeye, urebe, abonekera Ibrahimu, abonekera Sara, abonekera n'inshoreke ihunga. Ni Imana izi bwisha imvura ku babi n'abeza. Uyu ni Yesu. Ntabwo ari umujene, ntabwo yavutse ejo bundi. Nicyo gituma Yohana yanditse mu byahishuwe, aravuga ngo umutwe we weraga nka sheregi. Ni mzee wa zamani, ariko mutari umuzehe w'intege nke nkanje. Ni muzehe, ariko iyo bivuga umuzehe n'izina ry'icubahiro, ya nimvi umuntu uvuga ukuri, ni mutakatifu, ni mukamilifu. Yari afite imvi. Ahandi uyu mugabo Ibrahimu yamubonye, haleluya, amen, yabonekeye kandi Mose. Niwe wabonekeye Mose acanganyikiwe, ubwoko bugowe mu Giputa. Ubuzima bwa Mose, aragiye intama za sebukwe Yetro. Uyu Yesu niwe wamusanze hariya, nta wundi marayika. Reka mbabwire difference entre marayika wa Bwana w'umwami, marayika w'umwami, n'abandi ba marayika bakerubi n'abaserafi. Tandukaniro ni decision. Uyu marayika azafata decision. Abandi ba marayika baza bavuga la lettre, ibyo babwiwe papa. Marayika Gabriel araza aravuga ngo uzabyara umwana utafunikwa na kivuri. Ariko uyu mugabiwa azavuga ngo mbonye ikibazo, kandi ntadamuha ngo ngiye kugisengera, aragikemura. Ni ingaruka igihe ngiki. Niwe wabwiye Mose, aramubwira ngo kwetura inkweto, hanyuma aza kumubwira ibintu bikomeye. Haleluya, amen. Aza kumubwira ko, umva neza, aza kumubwira ati reka nkubwire amakuru. Ni wewe nahisemo kuzaza gucungura ubwoko, kuzoza gukura ubwoko bwawe. Araniheba, agira ubwoba. Ndinde uzahagara imbere Farawo, sinzi kuvuga. Aramubwira ati ninjure makanwa. N'umugabo uzi guhumuriza abantu. Yahumurije Yeremiya, yahumurije Mose. Niwe wari kwa Musa, niwe wabanye na Eliya ahunga Yezebeli. Acitse intege munsi y'igiti cy'umurotemu, aramugaburira, amuhana misiyo kugenda. Niwe wahagaze, reka mbabwire ibitangaza bikomeye. Niwe wahagaze imbere y'indogobe ya Baramu. N'inkota. Baramu akubita indogobe. Indogobe ati databuja, ituma indogobe ivuga. Niwe uzuvugisha ibintu byose bitavuga bikavuga, ibiti bikubaha. Niwe wavumye mutini. Indogobe biravuga ati databuja, kuva igihe wampekeye nari nakanga kugutwara. Ariko Baramu arahumuka, abona inkota. Ni uriya ni Yesu wari uhari. Icyo gihe ni Yesu wari uhari. N'umugabo mwiza,
ariko nuza kubisoma yigeze kubonekera kandi mu gihe cy'umwami Senikarebu batewe abari uja mu rugamba yica abantu 1,800 ibihumbi 18,500 18,500 soldats z'ingabo za Senikarebu azica mu ijoro rimwe dans une seule nuit. N'umugabo w'umurwanyi n'indwanyi ikomeye iyo yaje mu rugamba. Reka mbabwira ikindi, ni wabonekeye Yosuwa yacanganyikiwe. Yosuwa yari yacanganyikiwe atazi yaje ni yaje reka, ariko ngo aramubonekera aramubwira ngo nje none hakuba umugaba w'ingabo, kandi amuha plan yose yo gutsinda Yeriko. Bamaze kubonana nawe yaramutegetse. Yosuwa arunama aratinya, yakuramo inkweta aramuramya kuko yabonye ko ari umuntu ukomeye. Uyu niwe wabayeho, uyu niwe wavutse, ntabwo uyu niwe wagaragaye kumbera ukazibiye. Nicyo gituma abantu batamumenye, ariko no wakera ni mwanzamani, niwe waremye ibintu byose. Itangiriro biravuga ngo bivugwa ku bwinshi. Igice cya mbere umurongo wa 26 biravuga ngo tureme. Ese tureme ni Imana nande? Ni Imana n'umwuka, n'umwana, ni Imana n'umwana n'umwuka. Tureme. Mu kurema Yesu yarariho. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yesu yarahari. N'uyu munsi ariho. Hari teoloji imwe zivuga ngo mu kurema bari kumwe na se, bari kumwe na mwuka wera, ariko chef de mission yari Imana. Mu gucungura Imana yari kumwe nawe, umwana yari kumwe nawe, mwuka yari kumwe nawe, ariko chef de mission yari Yesu. Niwe wari shoreye mission, niwe wari mission, niwe wari ushira mu bikorwa. Bavuga itorero kuva uyu munsi, kuva Yesu asubiye mu ijuru kugeza umunsi itorero rizatahukira, Imana iri kumwe naryo, umwana ari kumwe naryo, ariko chef de mission n'umwuka wera. Nico gituma waza ushaka akavugo wamara gukora igikorwa, amara kubwiriza nko kutubwiriza ukavuga ati ndagushimire mwuka wera. Turi muri domaine ya mwuka wera. Mwuka wera ni uriyobora, mwuka wera ni uzarirengeza, ni uzaruterura karijana mu ijuru. Imana idufashe bene data. Icyo nashaka kubabwira muri uyu munsi, nashaka kubabwira ko Yesu atari uwa none. Nashaka kubabwira ko Yesu kandi ngo azabonekera bamukunda atakiri mu ruhongore, azaba ari mu ijuru ku ngoma imbere iburyo bw'Imana ihoraho. Ntabwo ari umujene, ntabwo ari umuntu, ntabwo ari babajene batendeka abakobwa bababwira ibintu nzagushaka zingushake. N'umugabo uzuvuga ukuri, aho musezeraniye niho muhurira. Ntabwo ari umugabo w'interenganya, n'umugabo mwiza, promesse zarazisohoza neza. Humura n'uyu munsi ushira ubwoba. Ni uzuba mu ntangiro z'umwaka akaba no mu mperezo z'umwaka. Abantu iyo bageze ku mwaka bagira ubwoba, ariko Yesu humura uwatangije azasoza. Ni Alpha na Omega, azatangiza neza kandi agasoza neza. Biravuga muri Deuteronome, biravuga ngo igihugu nkujanamwe no guhindura, ngo ni igihugu kitameze nko mu butayu mwavomereraga ibirenge byanyu, ngo ni igihugu Uwiteka azareba amaso, ngo uhereye mu itangira ry'umwaka kugeza mu isoza. Imana ibane namwe mu itangiro ry'umwaka no mu isoza. Ndabifuriza Noel nziza, ndabifuriza kugubwa neza, yongera kubonekere, wongera umubone atari mu ruhongore, wongera umubone ari umwami nyiribihe, wongera umubone ari umuntu witeguye kuzazamukana itorero. Murakoze cyane gukurikirana iyi message. Wumvise amandaliyo ya wokovu uburyo byateguwe kera, kandi ntibyigeze bigira inkomyo. Nta kintu ntawabihagarika, ntawabihindura. Imana yagiye ibitegura, kandi Imana ntizihubukiraho, ikora ibintu biteguye biri mu mugambi no muri gahunda no muri strategy no mwiteganya migambi yayo, kandi yose ikayisohoza moja kwa moja. Reka mbabwire izo ntambwe navugaga zo gutegura gakiza. Icambere navugaga n'ubumwe, ubumwe bw'abaroma bw'isi yose. Isi yose yari guverne par Rome, isi yose yategekwaga n'abaroma, kandi ibyo byose byari bifite gahunda ico bizamarira naissance, kuvuka kwa Yesu. Icya kabiri n'ubumwe bw'urugendo.
nta bariyeri, abantu baragendaga uko bashaka, nta bariyeri, nta guhagarikwa. Icya gatatu ni ubumwe bw'ururimi. Isi yose yigeze kuvuga ururimi rumwe. Igikurikiraho ni ubumwe bwa Bibiliya. Bibiliya nayo yari imwe gusa, la Septagint ivuga la Septante, ni ubumwe bwa Bibiliya y'isi yose. Ikindi ni ubumwe bw'abayuda batataniye mu isi yose bakagira ubumwe. Icyanyuma ni ubumwe bw'abayuda bwo gusenga no gutegereza Mesiya. Imana ibahe imigisha myinshi cyane. Murakoze cyane, munemerere dushima Imana. Imana yahindutse umuntu. Ubwira bukomeye cyane muri Timoteyo 3:16, Timoteyo wa mbere. Ubwira bukomeye cyane Imana guhinduka umuntu. Nubwira bukomeye, ariko ni Imana yahindutse umuntu. Ntahuye n'abandi n'izindi ntumwa, ndahuye n'aba Muhammad, ndahuye n'abandi n'izindi ntumwa zose, ariko uyu ni muzima. Niwe wenyine wapfuye, niwe wenyine wazutse, niwe wenyine uri iburyo bw'Imana dusabira, adusengera. Mana yacu mu izina rya Yesu, twongeye kugushima kuri uyu mwanya mwiza uduhaye, hamwe n'umugaragu wawe n'abandi benshi badukurikiranye. Umugisha iyi message yo kwitegura kuvuka kwa Yesu, bayikurikirane kandi hinduri imibereho yabo. Tumenye ko twizeye umwami ufite imbaraga, umwami ubana n'abantu bayo. Ibyo wakoze, ibyo wakoreye Ibrahimu, ibyo wakoreye bariya bose, Mana uko wari uri muri ya minsi n'uyu munsi ni kuri kubwa Yesu Kristo mwami. Amen. Amen. Mukozi w'Imana, reka tugushimire, tukubwire ngo mushumba, reka tugushimire, tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire abaronyine mu kiganiro, tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Hari umuntu ushaka kubonye bwa mbere kuri gusenga everyday, ashaka kwifuza nimero yawe, ushaka kubabwira nimero yanyu. Murakoze cyane. Mfite numero ebyiri. Imwe ni 0788609463. Kansubiremo 0788609463. Iyindi ni 0784565689. 0784565689. Imana ibahezagire. Murakoze, reka tubashimire, reka tubabwire ngo ikiganiro naho utaha. Shalom, shalom. Shalom.